Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza mba meze neza cyane, kandi uyu munsi biranga ejo bigakunda cyane. So guys, iyi ni ya YouTube yanyu ibagezaho amakuru ya mining zitandukanye ndetse n'uburyo butandukanye ngenda mbavumburira hirya no hino wakorera amafaranga online. Mbibutsa ko gukorera amafaranga online ntago wafata application imwe ngo ibe yagukiza cyangwa yaguha amafaranga ahagije, ahubwo tugenda dufata kamwe hariya akandi hariya akandi hariya. Iyo tuduhurije hamwe nitwo tubyara ikintu kinini. So guys, uyu munsi mbazaniye umushinga bita Just D. Uwo mushinga niko witwa. Kugira ngo winjire biragenda bite? Urajya hasi muri video description nahasize link urayikoraho, irakujyana kuri Google Chrome cyangwa indi browser yose waba ukoresha. Nikugezayo urakora iki? Urakora icyo bita sign up cyangwa registration. Uruzuzamo email yawe, uzuzamo amazina yawe n'izindi info zose bari bugusaba uzuzuzemo. So ukoreshe na referral code nayo uri bubone hasi muri video description. Nurangiza ukinjiramo barakujyana bakugeze ahantu hameze gutya. So guys, aka kanya application ngewe nyirimo kuko nakoze sign up cyangwa registration. So guys, twagiye ubu ngiye kubereka uburyo winjizamo cyangwa waningamo muri iyi Just D app. So uburyo bwa mbere winjizamo ni ubu buryo bita sign in. Kuza buri munsi ugakora ni nka attendance, kuza buri munsi ukerekana ko winjiye muri app. Iyo winjiyemo gutya urabona ko njye nakoze signed in. Yari signed in, ubwo nakoze sign in. Iyo nayo urakora hano haba handitseho sign in. Buri munsi uko ugenda ukoraho baguha one just, kandi izi just zirabikurika. Ubu ni uburyo bwa mbere, ni nka attendance ukatendinga werekana ko buri munsi uza. Ubundi buryo waningamo naha kuri task, aho uhasanga amatask baba baguhaye ugomba gukora. Aha ni igihe wa withdrawinze bwa mbere baguha one just cyangwa Just D 2,000. Invitation mu gihe watumiye umuntu agakora sign up cyangwa registration nabwo baguha one just. Invitation task nayo mu gihe wageze kuri level baguha 50 just. First recharge, ubwo ni igihe wa recharginze ariko ntago mbabwiye ngo mubikore bino. Mu gihe hari amafaranga washyizeho ibu byihorere. First time sign in reward, iyo nari narayi collecting baguha just 2. Reka nzi collecting tayari nzi claiming barazimaye. So dusubire inyuma mbereke ubundi buryo. Ubu ni uburyo bwa kabiri waningamo bwa task. Ubundi buryo ni ubungubu bwo kuba wagira ute washyiraho hano ama TRX cyangwa ama Tron coin, ukayashyiraho hano ukayastakinga bakajya baguha just, bakaguha aya just. Ubu ni ubundi buryo bwa gatatu. Uburyo bwa kane ni ubu grand pool. Aha ni ukumayininga bisanzwe. Buri masaha 28 iyo uri kuri mining baguha 0.1 bya just. Bigenda byiyongeranya. Ni uburyo bwa kane. Ubwo buryo bune nibwo buryo bwo kwaningamo muri application ya Just. Nkuko nabibabwiye mbere, kwiyandikisha urajya hasi muri video description urahasanga link nasize, niyo uri bunyureho
ukore registration wuzuza information zose bari bugusabe. Hari aho bari bukubaze referral code, urahashyira referral code ndi bushyire hasi nabwo muri video description ubundi uhita ukora registration. Iyo udakoresheje referral code hari bonus utabona nta nubwo winjiza nk'uko twebwe twinjiza twakoresheje ama referral code. So ahantu ubonera ibyo winjije aho bijya ni kuri hano kuri mine, aza ukareba balance. Hano ubwo mfite just 12 nagira na just d 4,800. Withdraw ni hano, kora hano. Wowe iyo utaruzuza info nk'uko nguko njye nabyujuje, uraza ukazuzuzamo ugasevinga aho bizananira zambaze. Recharge ni igihe ugiye gushyira hariya amatrone ngo ukore ama staking ukaza ugakora hano bakaguha wallet address, ukagenda ukayishyira nko muri Binance cyangwa muri OKX biterwa na exchange ukoresha, ugahita woherezaho hano. Ariko ntabyo mbabwiye ngo mukore, utazavuga ngo nabahaye application ikabarira amafaranga. Mwebwe mukorere aya y'ubuntu, niyo nshaka ko mukorera. Aha ni fund details, uburyo nagiye ninjizamo. Aha ni bind address, iyo ushaka kubindinga address yawe cyangwa iyo ushaka gufata nuza kugira ngo iyi application ijye ihora yibuka wallet address yawe cyangwa address yawe yo muri Tron. Wibuke gukoresha TRX cyangwa Tron coin. Iyo ugiye kubindinga uza hano kuzuzamo, nuza uyikuye kuri Binance wallet address, dore ngiyi yanjye uyikuye kuri Binance, ukaza ukayishyiramo, ukanarya screenshot yayo nayo ukaza ukayishyiramo, barabikwereka. Nugera kuri iyi etape uzambaze, nimero zanjye mba nazisize hasi muri video description kugira ngo ikibazo cyose wagira ukaba wambaza. So guys, ndumva ari ibintu nari mbafitiye uyu munsi. So mwakoze kubana natwe. Ikindi link ni hahandi uyisanga hasi muri video description. Ikindi niba ukunze iyi video ushaka kuyisangiza bagenzi bawe, ukore share, nuyikunda ukore like, ukore comment y'icyo ushaka tuzagukorereho video ubutaha. Ukore na subscribe. So guys, mwakoze cyane. Ciao, hasta la vista.